igicaniro twegeze igicaniro Kristo abatangiye urugendo bakagenda biguru ntege bakagenda batambitse ibirenge aka kamwanya mbasabiye imbaraga zo kugenda basiganirwa berekeza mu nzira zigana Siyoni mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera Uwiteka iyi mitima uyikomeze kandi buri wese umwambike imbaraga.
Yeah.
igicaniro twenyegeze twenyegeze igicaniro twenyegeze igicaniro twenyegeze igicaniro wowe wahuye ukabivamo garuka garura igicaniro twenyegeze twenyegeze igicaniro Ndashaka kuzagera iwawe mwami wanjye shyigikira ntumbe kure Yesu aho nambariye sinzahambara ibicucu uru rugendo ntirworoshye ba hafi yanjye ndashaka kuzagera iwawe mwami wanjye itangira ryanjye ryabaye ryiza mwami ndabigushimiye ndifuza kuzanasoza neza iby'uru rugendo abenshi barananiwe muri iyi nzira uko bari bameze bagihamagarwa byarahindutse ibyo bazirizaga barabisohoje ibyo bihanishaga abandi ubu ni bo babikora twese turimbane shyigikira ntumbe kure Yesu aho nambariye inkindi sinzahambara ibicucu uru rugendo ntirworoshye ba hafi yanjye ndashaka kuzagera iwawe mwami wanjye shyigikira ntumbe kure Yesu aho nambariye inkindi sinzahambara ibicucu uru rugendo ntirworoshye ba hafi yanjye
ndashaka kuzagera iwawe mwami wanjye. Yesu Kristo cyama nazanye iherezo ryiza azimana nawe kugira ngo bitazagaruka. Kureka ntabwo twakuvaho Yesu, nubwo ibihanda ari byinshi mu nzira turakomeje. Imvura ni nyinshi, ubunyereri ni bwinshi, amahwa ni menshi, izuba ni ryinshi Yesu we, inzara ni nyinshi, imfubyi abapfakazi bararira, birakomeye mbafi mukunzi wanjye, ndifuza kuzagera iwawe amahoro. ubwo murashaka murare mu nsengero hanyuma ejo mukerere? Oya, reka mbabwire, ni igiterane ngaruka kwezi, ubwo ni iminsi 30. ahubwo icyo musabwa ni ukumushyira mu mavuta akazagaruka nawe noneho ari butwike. Yesu nashimwe. Nimuhagurukire tuvuge itangazo ry'umwami. Itangazo rya mbere, Yesu ni umwami, uko yari ari ejo n'uyu munsi nikazahora ibihe byose. Itangazo rya kabiri ni ukuvuga abahanzi babaye Alufa, babaye Emmanuel, babaye Omega, icyubahiro kibi cyawe Mana. Turatandukanye, tugiye mu ngo zacu, tugiye ahantu hatandukanye. Ndakwingize buri wese wari waje muri iki giterane, nyemerera urinde intambwe z'ibirenge bye Mana, umujyi imbere buri wese, kuko uri bujya imbere urategura imitego yose bamuteze mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ukuboko kwawe kwiza kw'iburyo ukugoteshe buri wese. Mwuka wera, mbaraga z'Imana, nyemere ugendane na buri wese umuherekeze. Ibicuku by'ijoro Mana, tugubwe neza, twumva utuganiriza, twumva amavuta yawe atemba mu bugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Nyaguhora ku ngoma Imana, umugisha wawe ubaherekeze, umugisha wawe ubakikire, umugisha wawe ubagote mu izina rya Yesu Kristo. Nyaguhora ku ngoma Imana, nyemerera ugendane na buri wese. Urakoze Data, ibyo byose tubisabye dutyo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Numbe kure Yesu, aho nambari inkindi sinzahambara ibicucu. Uru rugendo ni rworoshye, ba hafi yanjye, ndashaka kuzagera iwawe mwami wanjye.